Kime Nana ni ex wawe mwarakundanye ariko se waburetse Uncle Godfather, tell them. By the way, she's not ex. She's your lover. Rio. Buretse gato. Nana niwe ngezeho. Ejo bundi wuri indege wari wagiye gusura umukunzi wawe Kimenyi nkuko abyemeje ko muri mu rukundo. Ntabwo ari nsubiza uvuye mu Rwanda wari wagiye gusura umugabo wawe. Akubwiye ko no ntega amatwi ndamubajije she's your ex arambwira ati reka ibindi ndamubwira ati murakunda ati muri mu rukundo ni umukunzi wawe ati birenze ibyahubwo we are in love. Ndabaza Musa uziko wamenya gukora inkuru. Ntabwo ari gukora inkuru muri comment mwandike numvisha nabi uretse gato muri comment numvisha nabi. Reka ngende ndikumva ntabwo nongera tugende gatari ko Kimenyi ntukabe gutyo ukabindi ntago ari ukomeze ngewe ntago okay ngewe nabi mwandike muri comment dore nana uri muzibu nana uri wambwa nyoko manyoko nana kwabingora nana reka ubwo buguryi bro reka ubwo buguryi nana Tapfuye we. Reba nzikiriza nto umwana wacu serene. No. Abantu 500 muje gushaka iki? Ndabaza uretse gato wibeshye bano revo turaguruka. Kimenyi kwagaranyo. Ndabaza mane mugarure ntabwo amuvanaho. Ngo natsindiye umugabo reba muri comment ngo natsindiye umugabo wici mugabo. Munyarikira ijambo Kimenyi yavuze ngo iki? Godfather stop. Kimenyi yavuze ngo iki muri comment mwareke muri bantu baje munyarike muri comment. Mwandike muri comment nkeneye comment. Rio love mwandike muri comment muncire muri Rio love. Ndamubajije Kimenyi uri ex wa Nana ati no. Muri mu rukundo ati urukundo Rio love n'urukundo rugurumana. Ntabwo mwitaba nagaruke. Rio love mwese mwandike ngo Rio love. Mwese mwandike muri comment Kimenyi and Nana Rio love. Reka nkubaze ntuza Godfather Daddy mani n'abantu bakire bagira abantu babarwanirira nta kintu na kimwe badependinzeho. I know you know the truth. Ndabizi neza kuzukuri kandi ndabizi ko guhidinga nawe uri PR w'umuntu runaka sibyo. Man, the guy is real kandi guy nta kibazo na kimwe afite nta cyane. Ejo bundi uvuye mu Rwanda uransubiza nubwo yagiye. Ejo bundi muganda wanjye. Ejo bundi uvuye mu Rwanda wari wagiye kuba PR w'umuntu bitari online ahubwo biri physically. Nje by the way ahubwo murasha muzadu hosting muganda wanjye. Kaswiti ejo bundi ugiye mu Rwanda as a PR ejo bundi wari ugiye gukora PR wari wamanutse physically kuko online bya bitagendaga neza uramanuka ujya gukora akazi direct kuri tele. Tore ku PR. Mubonye ibyo mugiye Banyarwanda kazi mwandikiyemo nge nkeneye ijambo Kimenyi yakoresheje Rio love. Sumusuje nibirangiye that is it. Ntabwo birangiye mfite ibyo nshaka kukubaza nani gundi naro mubuza akuburira amazima kiki cya feeling ariko mwana watabere kubera ko mumanuye nari ndi kwiganira na Kimenyi kubera ko mumanuye. Ntabwo mumanuye ari kumurimo Nana okay reka nta kibazo reka nkwibariza ikibazo. Wigeze gukundaho na Kimenyi mu bihe bya kera boyfriend girlfriend? And kati answer ADM Leo love. No uri kwirukanka yambwiye ngo no. Yakubwiye no arangije gusubiza iki? Amatwi ndamubaza none se uri mu rukundo nawe ubu?
are you in love with her? Arambwira ngo avuga real love. So here's cyakugambye my nange question. bucyenzi real love handsome man. Ukunda iby'ubugoryi ngo nana ngo disi yishimye Nana, nawe Nana, yakudemu Nana, nanjye uretse ndashaka ngusubiza. ndakikubaza muri aya magambo. Nana, Okay, wigeze gukunda no mu bihe bya kera na Kimenyi? Yes or no? no mu bihe bizaza niyo twapfa tukazuka Okay. tuzakundana. Uyu munsi Kimenyi, he's your boyfriend or he's your man. Are you in love with him? It is Leo man, love man, Leo. Asubije ngo Leo man, munyibutse avuze? Why Nana, nyuma y'ibyo not? Nimba umuntu ashaka kuvuga ngo Leo lover. Why ngayihangane not gato. me? Kimenyi we akira. Why not me? Uretse uraho zani uraho neza Aravuze ngo Leo love. ewe Leo love, the same. ngaho Leo love. ntizamasegonda. Nyuma y'ibyo nimvushe mwemeje hagati, tega amatwi hano. uraho zani uraho neza ewe ndababaye hitawe urambabaje dore ejo bundi Kimenyi, hita yaragiye arakugendera yagukubitwa n'inkuba yewe kugira ndiho andaza abantu gatanaza arankishe Kimenyi we. Kimenyi nta mahoro ashaka muri iyi mihanda. By the way, Godfather, you know I love you so much. You know Yes. how umva Godfather, you know how I love you so much. Urabizi ko nkuha respect ya mbere n'iyanyu irenze. Nanjye we. Just Kimenyi mumureke. Ariko se Mureke uyu mwana ari mudembe, ari mu biroto bye. Nawe yefiringa. Banyarwanda arambwiye ngo Kimenyi ari mu nzozi ze. Mureke. I will translate. Aravuze ngo Kimenyi tumwihorera ari mu nzozi yahoze arota. Mureke. Izo nzozi ni izihe? Ari mu byishimo, nta kibazo afite, nta stress afite. Mumureke, just support. Give the flower. Akwiriye indabyo nyinshi zirenze. Godi naye mwana gwe akeneye indabyo zirenze extra. Is Leo man, African man. Ushobora kuguha urukundo akabyigaragaza. Mumureke. Yes, it's true. Niba dusobanura abagabo bo Afrika, twamutangiraho urugero. He survivor. Mu bintu byose ibyo ari byo byose. Even you know. No what? You know everything. Even you hide many things, but I know you know. So just to give the flower. Big up Kimenyi Yves. You are amazing man. Uri umugabo w'icyitegererezo. Ejo bundi uvuye mu Rwanda wari wagiye kureba umugabo Kimenyi? Whatever, ngiye Kimenyi ngiye nawe nta mupaka uri hagati yanjye nawe. Nta n'uzanabaho mu buzima bwanjye bwari bwo bwose. Uzaza n'uburi hubu. Oya. Nta uzaza. Wanzamuriye kipenzi. Wanzamuriye kipenzi. Kipenzi ari he? Kipenzi we! Ikibazo arahita byonona. Kipenzi nazamuka arahita bidabanganya arahita bahukuri. Ikibazo arahita bahukuri ibintu byononeke. Muzane.
Kipe ngwino shu ngwino reka nzamure ariko se kipenzi azamuke so please agapano kawe karakennye urareba imibare ndiho kipenzi nawe mukoro wiga kuri ya andika hayi kuri nje utanga request kipenzi n'umushuti wanje man mureke kimenye feeling ubuzima bwe mureke kimenye enjoying everything mureke kimenye he deserves everything good ntabwo ari bad nana yo gundi nalongo kimenyiye salongo ubundi kimenyi kuri iyi si Bible yaratubwiye ngo don't go to the corner subiza direct umuntu w'umupape ndakwemera nalongo kimenyiye salongo times 2 ndamubajije ngo mu kinyarwanda ntikimenyi niwe se w'impanga zawe ati niwe se w'impanga zanjye gukuba kabiri times 2 haruzirwanira ngo nzimuhe message yo mu bihe byashize uwandikiye yago ubu wayemera bro reka nkubwire by the way I'm fucking proud yes reka maze boberede PR reka maze uyagenda gisoma yandubye yakunyara nyine no mu rutwe rushi nyare se wanyaje tugende gake ndahari Gipenzi shumba baranyohereza request andika hayi muzamure gipenzi ubundi gipenzi niwe wanjye Godifada nakataraza kazaza nana Godifada waji yo bro reka nkuburire yabikugamba mubuze yabisomera ngate yanobye katani yabingamba kandi nze ndi broker yabikugamba PR worereza nayenze kamugambe utajya nzamurina listen to me nzamurina umuntu nzamurina kati mufe listen to me I'm a fucking broker ntabwo ngiye ndi PR listen to me atochimanyi urira Godifada muzinona ko ni PR by the siri musanyufu kugwe kubanga obera kuside uri muzibu ntabwo ndi muzibu ahubwo urira singa wariyo yagara ibintu ngoki ngati wareta bintu by'abakaza babiri bana bade bekombe mana nganga ikintu kimu urira nze kakugambe ikintu kimu ntabwo abizikije siyingiramo kakugambe nze siyingira mu family z'abantu uri musibu nze siyingira mu family z'abantu mwana gwe urabizi kandi mu gihe maranye nawe urabizi ko urira nana bayingira mu family y'abantu sisobora uzagende ukurikire ntuzazanye zose I'm not going to enter in someone's family ngo nigire mu deep ukuntu wasonze kimenyi kandi everything nana reka nkubwire urabizi ko ngukunda urabizi ijana ku ijana uzi ukuntu wazonze kimenyi kandi ukuri kose ukuzi kimenya kubwiye ngo iki nonaha ndamubajije kimenyi nturi inshuti yanjye genda gake kimenya kubwiye ngo iki kimenya arambwira ati musa nubwo nta twabura nakunengaho ukiwurira kimenyi ko umuntu tega amatwi kimenyi nk'umuntu reka ze nkubwire uzi ahantu kimenya bere umugabo manza wumve hano urimo kunyumva kimenyi yakoze amakosa urimo kunyumva kimenyi yakoze amakosa yo kujya gucumita uriya mukobwa w'i Kigali akamurikodinga ze ngengera n'ingindi niba aragiye gucumita w'i Kigali nze byanjye byanyingirira we ikisi wese ntuvuye kumucumita none ntabwo uvuye i Kigali kumurongora the fuck si wowe bimbwiye ntabwo uri kumuri mu rukundo none si ibyo bya kera bitandukanye n'ibya none ibyo bya kera nibyo bizana ibingibi by'uyu munsi uvuye i Kigali yesu arega kimenyi handsome boy none se uremera ko are you fucking kidding me? No, I'm not. Ariko Kimenyi is handsome boy. Every woman can listen like, to me. Kimenyi is like handsome. Like, listen, why don't you say oh kuki utavuga?
ariko muri bitangaza kuki utavuga ngo Kimenyi urimo gucika statement wakabaye bivuga ngo Kimenyi his handsome husband. Hello ariko yakubwiye ko amuriyo buriya reka nkubwire Godfa muri buno buzima bwose wowe ni kwera ukuntu wowe nyine uri ikirembo utajya ukundana hari ibintu utazi mu rukundo buriya uzabane n'umugabo utagukunda ariko ubane n'umugabo ukeneye mu buzima bwe bwose. Two different things. You get me? You get me? Ushobora kubana n'umugabo ugukunda ariko utagukeneye mu buzima herezo, hakaba hari undi muntu akunda azamukenera mu buzima herezo. So just the two different. That is the mistake girls bajya bakora. Just don't love me, just love. But I want to be important person in your life. Igihe icyo ari cyo cyose I'm gonna be there. Reka nkubwire rero. That's why. Nana. Na equipe zigira abantu kuri iyi si. Equipe igira umuntu ivuga ngo uyu ntabwo tushobora kumuruzinga kubera ko isaha n'isaha yadukura mu kibazo cyangwa isaha n'isaha yadutsindira igitego. Okay, hagati yaho ngaho uretse gato hagati yaho ngaho hagati yawe na Kimenyi equipe ninde umukinnyi ninde? I'm not going through the corner. Hagati aho wowe Godfather ni sweetheart wanjye. Godfather turaziganye nta kintu uramumfasha ahubwo. Ndakubwira. Ndakuranyuka. Godfather. Nana. Hey. Kuulira. Godfather wampulira. Ndakukuulira nalongo. Wampulira. Kuulira kwa maosa alongo wakumuro. Wabye saro akagaruka. Wabye saro akagaruka. Omwana watsumuke yakugambye Leo what kati buli omunye nonye yari mulavu ki category ki yari tali muri Leo ekigambo Leo enough. Grazie Babazi, thank you so much. Nikondomeye ko Godfather. Kankubulire wari abakaza batamanyi kwawura hari gihe umuntu abagukunza ariko atagukeneye mu buzima bwe bw'ubuzira herezo, hari undi ajya kubera wo mu bulamu bwo bwa bulijjo. Thank you. Tangira wigisha mu bana ko kana cyawe Nana naye mbogwe okimanyi ngambiti nigeze kukubaza Godfather narakubwiye ngo 2026 tararangira muri buki ibintu nakubwiye waramye ngo nigeze kukubwira aho bari njyewe uri buki ibintu nakubwiye 2026 tararangira wabwiye muki urabyibuka uribuka amagambo nakubwiye 2026 tararangira na 2025 tararangira nakugamba buri agenda kunumyayo nagenda kisasurira atagenda kisasura mu bwenkanya kati ndi mu makungula ndimo gusenga kuko hari ibyo ntari kumva mu mutwe wanjye. Ndi gusenga erega hari ibyago. Aho turasenga ibiki? Amagambo nakubwiye nkakubwiye ngo recording. Narakubwiye ngo buri muntu wese wambabaje nta kintu namukoze agomba kuzabyishira 2025 na 2026 tararangira. Usubira ukurura kandi ukurura kubona kati sawa ya kurumya psychological physically. Uriko nyumva? Obulira narakubajije ngo are you in love? Warunciyemo kabiri. Oya njyewe yashu. So now he's a man in love. Uyu munsi nakubajije ryari? Teka kwa kagambo only one. Narakubajije
muri ibyo bintu uri kumbwira mfiteho amakuru ndakubaza ngo uri mu rukundo na Kimenyi wansubije wiki urambwira ati reka jewe ndi umwamikazi uri iki ariko jewe ndi umwamikazi icyo umwami avuze ngomba kukigendera umwami akubwiye ngo iki Nana umwami uremera ko Kimenyi ari umugore ari umugabo w'umugore byemewe n'amategeko uyu munsi oya kubwiye ngo iki bira n'ibigambo reka Kimenyi nawe ni umutwitsi ni nka ntuza ni nka rugume reka Kimenyi ni nka rugume aniya kugamba mu buri wose uramutumba nogi wangarama ifuka iyo ndi kukuba ndapfuye okay iranzu yari ifite nyirayo kuva mbere akugambye iki umwana watse akugambye iki Godfather kuki udashaka kwemera akugambye ati ongera ugasubiramo numve wagahinda karakanyagwa oh Jesus protect Kimenyi ahariho hose umuhimigisha ikusi ya kasi umuhamahirwe nakubaje ariko ndikubaza ikibazo ntusubize ejo bundi uvuye i Kigali wari wagiye kureba Kimenyi mwarabonanye narwakisira mu mwana watsu kutansubiza byakugoye kutansubiza wari narwakisira mu mwana watsu narwakisira mu mwana watsu ndikubaza ndikukumva uranyemerera kubaza ibibazo byose cyangwa kubaza mbaza King ibibazo udashaka ko nsubiza wandike no ntabyo ndi busubize thank you mbaza ibibazo byose ushaka icyo nzi cyari hano arimo arumva ibyo udashaka King ibyo udashaka uvuge ngo no sinsubize ntabwo ndi busubize mbaza Kimenyi kuva ibyo bihe byose mwabanye Kimenyi wakomeje kumukunda ntabwo wigeze ureka kumukunda nacyadutanya naho isi yose yatabaho Kimenyi akora ubukwe wabyakiriye nsubiza hano Kimenyi akora mariage wabyakiriye ute nabyakiriye neza kuko ari njye wamwemere ndamubwira genda finding your love and aho ugomba guturiza thank you uretse gato niwe wamuhaye uburenganzira ni njye wanamucyuzingiyemo yes pari raporo ya situation yari arimo objectif yanyu yari iyihe Godfather I wish all the best ikintu icyo ari cyo cyose cyiza opportunity yose yambanzirizaho nzi ko yashoboka ngomba kuyimubanzirizamo so namubwiye nimba wumva ariho uturije wumva ifite ibyishimo do it niba ngo niwe warambagirije Kimenyi niba nkumvisha neza mu Kinyarwanda yego nabihakana uzabihakana azaze musobanurire itariki na date n'umunsi yes kuki usenya ibyo wubatse Jay nawe Jay musaza wanjye Jay sheri wanjye Jay nsubiza kuki Godfather ndabaza Nana ni ukuvuga ngo niba nakumvisha neza cyane objectif yanyu yari iyihe aramuhamagaye Kasu uje mbajije Kimenyi Jay how are you Kimenyi wigeze gukundanaho na Nana ati oya Kimenyi ubu tuvugana waba uri mu rukundo na Nana ati ongeraho Rio Love na Kimenyi bajyaga basambana kera mbere ya Muyango uri kumva engana no muri karitsiye ndamubashije ngo
Kimenyi niwe se w'impanga zawe? Ati 100%. Ati 100% niwe se undi singa uyu sarabe umuntu hari ngo barakubeshye ntega amatwi. Aya makuru aragenda. Uyu muntu yigeze kwandika kandiko akoherereza inshuti magara ya Kimenyi. Ati biranshengura bikambabaza kubona ari kwidegemba gutya impanga ze ndi kuzirera ndumwe ngibi hano. Aragiye. Uyu mudamu ako gapapuro yakomeje kukihakana kugeza uyu munsi nibwo akemeye. Kimenyi amaze kwemera ko ari mu rukundo rugurumana na hano. Nana nakunyega musigeze na Natasha jana nasiza byavuye Nata urugomba utambeshye urabona bitaza kuza kugira ingaruka ku mugabo waguteye inda y'abo bana kandi avuga ko ari Kimenyi wowe uri mu ngende kumubaza nanjye ku ruhande rwanjye si w'impanga wundi Mr. Mrs. Reka tuvuge bamugeretseho se nimba nyirababe abemera ikindi ni iki game over undi se undi wabara bageretsweho se mbere ahubwo se nimbi hari urabona uzi utari Kimenyi hari Godva Natasha ukuntu ameze yapanze gahunda yo kukubabaza arakubabaza bro. Ibyo bintu byose ashobora kuba baravuga gutyo ubwo yifitiye nk'umuntu ashaka kubabaza 100%. Ntawe impamvu yaba reka nkubwire Kimenyi reka vuya ngiye bona sabye na Kimenyi yambonye aragenda uramugabura Kimenyi avuye aha namwibarije mu magambo ye urimo kumva mwitabe nibarije Kimenyi mu magambo ye nti nanamuziranye kuva ryari kuva mu bwana baziranye mbere byo ndabizi maza mwumvi nari mbiza reka ndamaza Kimenyi nanamwigeze gukunda naho yigeze ko girlfriend arambwira ati urumva ndamwa okay ibyakira reka tubireke urimo kumva Natasha uyu nguyu muri mu rukundo nawe uretse wivugiramo Kimenyi mu magambo ye ngo hari respect yose kurusha ibindi byose bibaho kuri iyi si mwanda kamaniganira ko mwanda kabana tugenda muri Jay pole mwanda kabwana ndabizi neza ukuru kuzi 80 okay 80% ya buri kimwe cyose uravuga Jay ndikubwira Jay nzuko numva kuri kuzwi na benshi azi kuri kose 95% Nana umwanzi akabwana mve kuri iyo mibare iyi nkuru ndagira ngo tuyirambure hano hagiye kuza abantu 5,000 ngiye ndagiye oya uretse kugiye oya kuko nanjye ukuri urumva iyo Nana uri my sister ariko none byageze ko ikintu navuga kuri iyi nkuru Kimenyi ataragaruka garura Kimenyi nanjye mungarurire mu yango ndagukunda Godfather ndamukunda respect guys ijana ku ijana Nana nkanda kabwana ndeka nkagukanda shuri nkanda kabwana why not nkanda hakabwa why not where is the kabwana here ngewe utampaye intare ngewe utampaye intasira gato Godfather ntabwo ndi kuguha uyu munsi reka nihere Jay reka bankande hakabwana usigarane ndagiye bye reka bankande Godfather uretse gato nawe biratuma na Jay nzakaguha ahantu uri oya iyi ni systeme ya Nana regana igira ngo itafatiraho araganya kumenya karambo ujye ubabwira niko bimeze ariko wabeshya abahungu ntabwo ushobora kugira umwe igikondo uretse ngo reka naravuye i Kigali gusabana na Kimenyi
nani yagira igikondo Ariko avuye gusambana rero bashobora kuba barahuriye nko mu Buganda ariko bavuye gusambana. urakoze cyane igikondo ntiyahagera yabeshya abahungu banjye bro. Ngewe nyuma y'amagambo avuye mu kanwa ka Kimenyi nta kindi kintu mfite ndumiwe gusa narenza wiki. ngo Kimenya kubwiye ngo iki Ariko subaye iki ndamubajije Kimenyi. Anyway, reka nteko bigira big deal. Reka uko bigenze ngewe rega umuntu aramamaga kuri telefone ati hahiye nabone nza kureba iwawe niba hahiye koko nsanga wapi noneho bahita bansharinga nsanga umuvandimwe avuyeho nkaburiye ukuntu mba mushaka aragaruka ariko nyine uzi bimwe byatewe gazi mu nkure kuri iyi mibare reka mba nagucururisha undi muzi nka bimwe byatewe ni nkabyo we mwana Kimenyi yambonye aragenda Kimenyi ariko ndamukunda ntari birye ariko nyine ariko nawe muramumagara basi ntavuye kuri charginga uzi no charginga reka mbaza Kimenyi wamaze kuri charginga Kimenyi ari umwana mwiza ko namwe ari uko mu gucisha hejuru umwabaza iki Nana ese Nana oui ko katinze kuza mu mute nkubaza akantu Nana wagize uruhare mu gusenya urugo rwa Kimenyi yeze ndanyuze uruhande ndakubaza aranyumvise abana banyumvisha arakumvise nyine akabwana kamubanye yanga amafaranga yamari avuye Bugande avuye guhura na Kimenyi vuba gazi mu following iri account mu following dore ndi ghost ngama muri iyi minsi ndi kwizamura kugira ngo nyishyire muri A1 follow this account yanavuze ko nzayo singamaze kujya mu 500 ndabona bikomeje kuba ikibazo mu following ariko niba ari nka YouTube kafashe iyi nkuru baramubwira ngo bitujeri nemro naita nkubaza abantu nkande ko kabwana mwere bantu nkande ko kabwana ngubwira kantu keza ndiye abakwena maze kugusaza ubwo rega ibijyane ganshobora kuza nkavuga hano nkavuga ubusa bikahita bijya ku uploading inkuru uri kumva imbere yanjye ariko ubu hari ukuntu umuntu ashyiramo akaririmbo aba YouTube bazikabara umva nkubwire we nani nibura basi wage coco ntukamenyere naje kumanyoko we nana mujye baragasuzugura mani kanda wintasera cyangwa tubabanze biteka ryose udafaka umenso ko nta gift wansabye we waca ngiye sini ngoma ngo ngusabe ngoma ko ariko ntasoni ngiye ngoma kumaza we kumanyoko na ntukamenyere Nana ntabwo ubona ko gasuzugura ntukansuzugure kuri rwego rwo kumanina ntukansuzugure kuri ako ntabwo ngiraza ngo n'amakuru ko ntukamenyere nembogwe god ayikwe ngenda kujya nkuwewo twariza muri weriye ko kasi ya buroro Eve Kimenyi n'undi ugize ukankanda ngwino nkande ikigore kiramenyereye ngwino nkande wo bro Kimenyi Eve n'undi wowe wanje gift wibe ndabona nakuborotse hasoni ahubwo se uwo mukire yashaka dukanda umugere gute kandi ari uwo muto Jengo hariya ngo urashaka kumbaza ibiki muvande uretse gato none se ko warudukuyeho kubera ko ndicagingira kuri Gogo coins ngiye muri Gogo ngarutse mitamvaho tegura Kimenyi dukore ibintu bizima tegura Kimenyi Kimenyi avuye hano by the way Kimenyi avuye hano Godfather samwe ngagiye kugaruka simbizi ibyo bavuganye na Godfather naba nkubeshye njye ariko njye yavuye hano hari umwana yarema arafasha birarangiye aragenda sinzi ibindi bikurikiraho rwose naba nkubeshye hari umwana washaka gufasha bw'abantu bazajya kumusura ku ishuri ngo nta muntu agira umusura ku ishuri rero Kimenyi aravuga ngo afana sports umukinnyi akunda Kimenyi ndamumuhamagarira Kimenyi amusezeranya ko azaza kumusura mwarasubiranye se
twarasubiranye sabwo n'umuhe munsi twigeze dushwana. Okay. Ukuntu bivuga nkaho turi abanzi cyangwa twigeze tuba abanzi. Nta munsi nigeze nimba n'umwanzi nawe. Nta n'umunsi nta n'uzigera nta n'uzanabaho. None se guys uretse gatumaze nibwira abantu banjye bari kumubwira urankanda ntunkanda urampoga Simon guys ngiye mu nkanda wo ngire mu nkande ho izo ukana kuri guko zinkande ho muzi komeza guys ngiye mu nkanda wo tugire mba je isoko gwenda ko njya naye mbago manyira guys zagara ate gwe ngenda kukuwa ekisinga kubanga no mu mbaga gwagenda kwambara enkofira online arigenda bazo chikole teka ko uri musiru teka ko sagara kamanyiro teka ko kari tugende maso naye segendo ko klabi era atawambaza ngo ngwiki nari ndimo ndakubaza urugumva nari ndimo nkubaza ikibazo cy'amatsiko kuri umukobwa w'umutawuneri muri ariko cyo kibazo ndashaka ikibazo bamaze kungeza mu 10,000 barase gato mungeze mu Godfather ndabaza ikibazo cyose twabaza Natasha ko business akari buze kuza kugisubiza abantu banje bari tayari kugeza mu 10,000 niba arize Natasha ibibazo ntagira umuntu ntagira hasi umuntu nkandaho mubo hasi sinkeneye ko ari umuntu nkandaho nkeneye gifitana ariko nayo nashaka yihorere urimo kumva abantu bambwiye ngo bakunda iyo babona nishimye. By the way, I'm happy, I'm so fucking happy. wabuzwa n'iki kuba happy umaze gusenya urugo rw'abandi? Ntabwo nasenye rwose rwari rujegera. Ariko hari umuntu muransetsa hano ngo ndekane na coin ngana wagenda usangenya ku gashino kanyoko ngo ndekane na coin nje kukubariza se kugira ngo nanjye ngere kuki nana urankandaho nanjye abantu none batankanda ngo ngere ku 10,000 ndetse nigere nanjye abantu none batankanda ubukwe disiya Godfather ni uzaba nanjye abantu mutangana ngo ngere ku 10,000 rwose ndabateye Godfather mu bukwe bwanjye niwo muntu bazashira online bakamushira muri big screen bakakwambika ingofero n'intare. Allahu akbar. Abantu mutangana mu 10,000 rwose mwicara hanga mwumva ko turakomeza kuzenguruka naho dukomeza kwiganira na stories zo ku rwose I'm living ubundi nkomeze nigumane na mu mubano tubanyemo. Naniwe guhitamo amagara mu yangoro nangase nkamuga ngo nkiriraho ariko Jay tajya wibuka ko twitwa bamvuye kuri ariko muyango mukunda kubi niyo wamukunda ukuri gusigara ari ukuri guca mu iziko nigushya kandi ukuri kuratinda ariko tugasohora muyango nurundi yuhinyu. My brother, thank you so much. Reka nze nkubwire nana uri ngetako yuhi urakoze cyane. Thank you so much. Mukwano musibide kumukanda ibi niyo wamwisibiraho ko yataye ureka nkubwire ntutume mvuga nabi ntutume mvuga hano urimo kumva mubwira za guhe gift mugamba ajya guhe gift ntabwo ndano kuri gift kumanina zako kati mbadesaba bera mukaka munkatata wo mwana umva nkubwire ikintu kimenye urambabaje kimenye urongeye mbabaje ubugira kabiri kimenye urambabaje akoze iki kimenye arambabaje kimenyi akoze iki Salongo cyonkoze muganda wange akugambye kiki cyawurira. Don't force someone to talk. Ntabwo biri ariko yakaba je wagira ngo yavuga iki ibyo ibintu ayamana we nge niba tangeza ku 10,000 nakomena nizenguruke gutyo niba bashaka kumva bariza reka mbaze Godfather wadegara kugambe ki
ntayagara gwatayagara reka nkubwire ko ibintu mukoze muzabyicuza niba bashaka ko mbabariza, niba bashaka ko tugira ibyo tugeraho bankandeho ningumangaha ndacumura urimo kuba njyewe ntabwo nakubwira no kubaza ese ubundi wazamuye Kimenyi wagarutse kuri haraza kureba ari mu kazi Kimenyi afite akazi nta kazi afite Kimenyi ntakora muzamure ari China ari mu mirimo arikora umuhegishora ari mu Bushinwa umujama arikorera akazi ke mukareke mureke atuze gasu ndakomeza nizengurukeho hagati aho ngaho ndi kumva ikiganiro mwandike imitima y'umutuku njyewe nanandanye Imana izagutwikisha amazuku Imana izakukesha umuriro w'amazuku na Sodoma barahababariye ubu harimo etaje kanswe njyewe muyango ntabwo Kimenyi ibintu abakoze ari sawa ngenda komeza nizengurukeho ukuntu umuntu uri murandya se sha thank you anyway ngewe umuntu uri kundya ndi kumva nkeneye kuba nabaza ariko nkavuga ni Kimenyi arambwiye ati ngo difata niba ushaka ko nganira hosting wallahi nanamugushiramo imbaraga akaza akicara kuri pano ukamubaza ibibazo ushaka papa ngaho se Kimwe muzane tumucuna none ndakubaza Nana ngo wareranyije na Theo Nana uremera ko niba uri mu rukundo na Kimenyi nk'uko bivuze none nta mwamuri gukora ibigize icyaha nta cyaha ndimo ndakora urimo uragikora kuko aracyari umugabo w'umuntu mu masezerano imbere y'amategeko ntabwo baratandukana Imana njyewe abantu bamforoza nitujya mu mategeko uri gukora ibigize ibyaha kurongora umugabo w'undi mugore njyewe hano kuri TikTok yanjye ngendera ku ijambo rivuga ngo nkunda unshakisha azambona unshakisha umwete azambona nimba aranshakishije umwete akambona ni fani wanjye